ndagenda umva ubuso bwose ndabubereka mwambonye mwabonye mama kazi ni kazi se nta mikino dufite muri uyu mwaka nukugenda tukigendera ubuso bwose nabuberetse. Aha hantu rero ni ikibanza kinini gifite ubuso abakunzi ba mama kazi ni kazi mwatubonye nongeye kubasohokana kandi nabatembereje ahantu bita kununga rero ni mama kazi ni kazi ndabashuhuje abakunzi ba mama Charlene official ba bantu nyine murabizi izina rishyashya ry'uyu mwaka bamwita mama kazi ni kazi ntimubizi se ubu rero nabatembereje ahantu hari ikibanza cyiza ariko kugira ngo ntaza kubyibagirwa aho hantu ndashaka kubanza kubabwira adresse zaho bahita akagari ka Nunga umurenge wa Gahanga akarere Kicukiro umujyi wa Kigali birumvikana ni kuri mama Charlene rero nkuko mumenyereye nababwiye ko muri uyu mwaka kazi ni kazi ikibanza rero mwakibonye na ahantu muri VIP ntago ari mu manegeka na ahantu hagomba gutura umuntu ufite umufungo na ahantu bari kubaka ama etage na ahantu bari kubaka inyubako z'ama etage mwahabonye rero dore ngaha reka tugende ndagenda umva ubuso bwose ndabubereka mwambonye mwabonye mama kazi ni kazi se nta mikino dufite muri uyu mwaka nukugenda tukigendera ubuso bwose nabuberetse. Aha hantu rero ni ikibanza kinini gifite ubuso bwa 314 ubuso bwa 314 mwahabonye nahabereke yego mwahitegereje mwahabonye kununga ndizera ko muri kuhareba hanyuma mwahabonye nukuza tubanze turya ifoto mwatubonye nukuza warangiza ukahatereka etage yawe y'icyangwe nukuza umva tubanze mbese tuharye n'ifoto turya ifoto nukuza ukahatereka etage yawe y'icyangwe mwahabonye mwahitegereje rero ni muri quartier nziza nabibabwiye ni ku kagari ngo Kanunga umurenge wa Gahanga akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali naho rero ibiciro by'aha hantu ni nk'iby'ikigori ni nk'urusenda neza ubwo rero nuhashaka nukumpamagara kuri
nimero zanjye ndashaka kuzibaha ariko ziko nibagiye no kubasuhuza disi kandi nari nabakumbuye n'ukuri ntago twari duherutse kujya mu kazi hanyuma rero ndashaka disi kubanza kubasuhuza nta nubwo nabashuhuje nari ifite amashyushyu menshi yo kubereka ahantu ugomba kuza ugatereka inzu yawe iyo bita icyangwe cya etage. Abakunzi banjye rero ndabashuhuje mwebwe mwakoze subscribe, ndabashuhuje abari mu mujyi wa Kigali, abakunzi banjye bari mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hatandukanye, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Amerika ya ruguru yepfo, abari muri Europe, abari muri Aziya, abari muri Australia. Nimero yanjye rero ni ya yindi mujya mubona ku biganiro ariko ndashaka no kuyivuga ahangaha. Nimero yanjye ni 0783354268. Nizere ko kameramani yaberetse neza twongere twimanukire hanyuma batwereke aka gasozi, batwereke imiturire ya hano, hanyuma urebe ukuntu ari ahantu heza uziyubakira etage yawe ubundi ugakotorora ikintu bita umujyi ukajya ubareba bose ahantu hose ukahareba wibereye iwawe. Araza kubafotorera abereke hakurya ndetse no hakuno hose. Rero abo twari turi kumwe muri uyu mwanya, abo twari turi kumwe muri iyi minota yo kureba iki kibanza cy'ahantu bita Kununga, Imana nibahe umugisha. Rero nabatembereje mwahabonye, nabahaye nimero zanjye za telefone no ku kiganiro ndaza kuzishyiraho. Umuntu uri buhashake arampamagara kuri nimero yanjye hanyuma tuvugane. Imana rero ibaho umugisha. Abatarakora subscribe mukore subscribe, comment, kandi nawe ushaka kugura no kugurisha ibibanza ni kuri Mama Charlene. Nawe ukeneye apartment, murabizi ko mbafitiye na apartment ahantu hatandukanye, nawe ushaka apartment, ushaka maison de passage, mwaduhamagara kuri Mama Charlene. Ufite ikibanza cyawugurisha mpamagara, ufite apartment ukeneye ko bazicunga mpamagara. Namwe murabizi ko nabaye mama kazi ni kazi muri uyu mwaka. Nawe uri muri diaspora ufite umutungo inaha mu Rwanda ukeneye ko tugucungira ibintu byawe tukabibyaza umusaruro, ni karibu, ni kuri Mama kazi ni kazi. Bye bye.